Muraho ndongeye ndabasuhuje nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien hano ku isoko y'ubworozi. Tukaba tuje gusubiza bimwe muri bino bibazo aborozi bakunze kwibaza bitandukanye. Aborozi benshi bakunze kwibaza ati ese ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo ko bikomeje kuzamuka, uyu mwuga tuzawukomeza cyangwa tuwureke tujye mu bindi? Abandi bakibaza bati ese birashoboka ko umuntu yakikorera ibiryo bisimbura ino buranda, dore ko ibiciro bya buranda bikomeje kuzamuka umunsi ku munsi hano ku masoko. Gusa muri ino video reka nkubwire ngo ibyo bibazo usanzwe wibaza kijyanye n'ibiribwa by'amatungo, icyo kibazo cyabonewe umuti, kuko ahangaha muri ino video murabonamo calculation ngiye kukwereka buryo ki wakikorera igiteranyo cy'ibiryo wakoresha cyangwa se cya buri kintu bakoresha bagira ngo bakore biriya biryo. Nkakwereka uburyo ki wajya witeranyiriza ibiryo ndetse ukanabyikorera aho mu rugo iwawe ku giciro gitoya, cyane ko ahanini ibi bikoresho tugiye gukoresha biboneka hano mu Rwanda, bimwe turabyihingira mu masambu yacu tukabisarura, akaba ari byo tugiye kwifashisha rero tugakora ibiryo bisimbura ya buranda dusanzwe tugura yakozwe n'inganda. Tukaba twigiye kwikemurira icyo kibazo cy'ihenda ry'ibiribwa by'amatungo. Mu busanzwe mbere y'uko ukora ibiryo by'amatungo urabanza ukamenya ngo n'ayahe matungo ugiye gukorera. Nk'uko mubizi tugira ibyiciro bitatu by'amatungo, hari starter, hakaba gorowa ndetse na finish. Ayo yose iyo ugiye kuyagaburira muri iyi minsi bigutwara amafaranga menshi ahagije, ugasanga urimo urakorera amafaranga makeya ugereranyije n'ayo wari witeze cyangwa se ayo washoye. Niyo mpamvu rero tugiye kuba twikorera ibiryo byacu bisimbura ino buranda tubikuye mu bikoresho twiyezereza hano mu Rwanda, harimo ibigori, soya ndetse n'ibindi. Ubu rero tukaba tugiye gukorera inkoko za gorowa stage. Gorowa stage mu busanzwe iryo ubwatsi bufite poroteyine iboneka hagati ya 18 kugera kuri 20. Ubu ngubu rero muri 18 kugera kuri 20 twe turafata dukore ibiryo bifite poroteyine ya 19, turashyirira hagati na hagati. Iyo ugiye gukora ibiryo ubanza ukamenya inkoko ugiye gukorera ikigero zirimo cy'imikurire, ukamenya ngo hari imishwi zirya ibiryo bifite poroteyine guhera kuri 20 kugera kuri 24. Ubwo iyo ni muri starter feed. Iyo ugiye gukorera ngizi zo tugiye gukorera za gorowa dukoresha poroteyine ya 19, ubwo n'izindi nkoko ziri muri gorowa. Tukagira n'inkoko ziri mu gihe cya finishan, harimo zandi ziri gutera, zikaba zirya ibiryo biri hagati ya 16 na 18. Iyo ni poroteyine. Reka dukorere twe inkoko ziri muri gorowa zifite hagati ya 18 kugera kuri 20, ubwo twafatamo ikigero cya 19 cya poroteyine. Ibikoresho tugiye gukoresha rero ni ibingibi nk'uko murimo murabibona hano. Tugiye kuba twakora ibiro 100. Tumenye ngo mu biro 100 by'inkoko uzakoreshamo ibikoresho bingana iki. Ubwo harimo soya, hakabamo ibigori, amakara ndetse n'ibindi. Ndaza kubahereza urutonde. Reka ngusabe wowe uri kureba ino video, shaka agakayi n'ikaramu utangire wandike ibikoresho dukenera mu gukora ibiryo, urangiza wige no gukarikira ingano ku yindi. Tugiye kuba twakora ibiryo ibiro 100 bifite poroteyine ya 19. Tugiye gukoresha formule yitwa Prison Square Method, akaba ari formule yifashishwa mu kugira ngo uringanyize poroteyine. Tugiye kuba twifashisha mu bikoresho harimo soya, tugiremo ibigori, iyi ni soya, ibigori, amagi, ibishishwa by'amagi ni egg shell, dukeneramo ishwagara, dukeneramo amakara, dukeneramo n'umunyu. Ibi byose nibyo usabwa kugira ngo twakikorera ibi biryo. Tugiye gukorera ibiro 100, ariko muri no calculation twe tugiye gukoresha ino methode tubonye yitwa ngo ni Prison Soya Method, dushaka poroteyine. Poroteyine rero turayikura mu bihe bintu hano uko ari bitandatu twakoramo bihe. Poroteyine iboneka muri soya, ikaboneka mu bigori ndetse no mu bishishwa by'amagi. Mu bindi turi buze gukenera ntago bibonekamo poroteyine. Ubwo tugiye kubanza twibanda kuri bino bibonekamo poroteyine, ari byo soya. Soya igira poroteyine ya 45, ibigori bikagira 8.23. Ibyo nibyo twakarikira dukoresheje na formula kugira ngo tubone ya poroteyine, ibiryo byujuje ya poroteyine ya 19. Ugiye kungurikira indambwe ku yindi. Iyi ni step ya mbere. Tugiye kwapurika yino formula yitwa ngo Prison Soya Method. Tubonye ko soya ifite poroteyine ya 45, ibigori bikagira poroteyine y'8 n'ibice 23. Ibi nibyo tugiye kuvanga rero kugira ngo tumenye ngo poroteyine kimwe kiri kuri 40 ikaba kuri 8
byose tubishyize hamwe bikagira poroteyine ya 19. Tuzakoresha ibiro bingahe by'ibigori n'ibiro bingahe bya soya muri bino biro 100 by'ibiryo tugiye gukora. Formule rero yapurikwa gutya. Icyo ukora kuri no Prison Square Method bikoze muri kino kimenyetso cya triangle cyangwa se ngo ni kare mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turafata soya, ino S ihagarariye soya. Soya tubonye ko ifite 45. None dufate na M ihagarariye maize cyangwa se ibigori. None mu gushaka soya turafata ya 45 yayo yifite ya proteine dukuremo 19 ubwo turayandikamo hano hagati muri kano gashushanyo twakoresheje k'iyi metode. Ubwo tube tubonye ingano ya soya irakoramo hano kuri no proteine. Turafata proteine soya ifite dukuremo proteine dushaka. Niturangiza dufate ku bigori dukuremo 19. Naho turabona ugiye kubibona gusa iki hano kuri ku bigori igisubizo cyurabona kira gifite minus turayirengagiza tubyandike bifite plus. Niko formule ivuga ndihagiriza kubimbaza muri comment ibingibi ngo nayirengagije. Niko formule ivuga kandi formula tuyikoresha ukiri ntago tujya guhimba. Turafata 45 rero dukuramo 19 tubone 26. Nakubwiye ufate ikaramu n'urupapuro uzajya ureba ibyo tuvuga ko bihura n'ibyawe kugira ngo ino formula nyuma yaho ujye kwitoza umenye ngo wayifashe. Ibigori nabyo turafata 8.23. Mubonye hano twabikuye twavuze ko ari ya proteine originalite mu bigori 8.23 dukuremo 19 bya ya proteine dukeneye kuba twakoresha uyu munsi, nabyo birangana 10.77. Iyo ni step ya mbere. Ukabura irangije, ukaba umaze kumenya ngo urakora hano, umaze kumenya ngo ibigori ukuyemo bira proteine yose y'ibigori ukuyemo proteine ya 19 dukeneye, urasigarana ingana iki? Ukafata proteine ya soya ya 45 ukuyemo 19 harasigara ibingana iki? Iyo step ya mbere ikabirarangiye. Reka nze noneho tujye kuri step ya kabiri. Nkuko nabikubwiye butafashaga kayi n'ikaramu ngo umenye ngo urajya ubyandika mu kubisubiramo ngo bikorohere ufite iyo draft warangije kwandika bizakugora. Icyo usabwa wowe fata agakaramu n'ikaramu, agapapuro n'ikaramu ujye ubyandukuraho. Step ya kabiri rero tugiye gukora icyo bita igiteranyo cya proteine imaze kuboneka ku bigori nibonetse kuri soya. Tukaba twabiteranyiriza hamwe rero kugira ngo tubyifashishe turi kugira ngo noneho tumenye umubare w'ibiro tuzakoresha buri kimwe. Turafata 26 bya soya duteranyeho 10.77 tubonye dukuyemo ku bigori. Ese birangana na kangahe? Bigahita bingana na 32, birangana na 36.77. Iyo niyo proteine tubonye ko birahita bingana tumaze kubiteranya twakuyemo ya proteine ya 19 yo muri formula. Ngwibutsa iyi formula ufite kuyikoresha urukorera starter feed, ugakora grower nkuko turi kuyikoresha, ugakoresha na finisher. Yeba ufite inkoko ziri gutera, aha ngaha twanditse 19 wowe uzandikamo proteine y'inkoko iri gutera irya. Niba ugiye gukorera imishwi, aha twanditse 19 muri no formula, wowe urandikamo 20, 21, 22 bitewe na proteine wahisemo urakoresha muri iki kigero cy'izo nkoko zawe. Uyandikemo hano, ibindi byose ni bimwe. Ibindi bimwe mu bibazo mwakabaye mubaza. Ugira ikibazo ajya yandika muri comment atubaze kugira ngo tube twabona ko tumufasha. Ukimara kubiteranya turajya kuri step ya gatatu. Step ya kabiri nayo ubwo ikabirarangiye, no kubiteranya gusa. Byane byo wabonye muri ya step ya mbere. Step ya gatatu tugiye kureba noneho ingano y'ibiro ya buri kimwe turakoreshamo hano kuri bino biro 100 byacu turimo turakora bya brand cyangwa se iby'ubwatsi busimbura brand. Mbibutse ngo ko twari twabibonye kare. Twafashe soya dukuramo 19, ariko ubu ngubu turgushaka noneho ingano y'ibiro turafata ibisubizo twabonye kuri soya turabikoresha mu gushaka ibigori. Ibyo twabonye ku bigori turabishaka kuri soya. Ubwo haro tugiye kwifashisha igisubizo
cy'ibigori kaduhere kuri soya dushaka. Turafata igisubizo twabonye, poroteyine twabonye ku bigori, twabonye 10.77. Ibyo no tugiye kugabanya igiteranyo cya soya n'ibigori biri kumwe. Igiteranyo twabonye ko ari 36.77. Niturangiza dukube 100 rya bya biro dukeneye gukora. Iyi foromire ni mutitonda ngo muyirebe, nubona hari byagucitse urasubiza video inyuma wongera ujye gutangira. Nutabikurikirana neza biragora kuraza kubyumva. Niho turaza kugorana WhatsApp ugaruka kubimbaza kandi nabishyize muri video ngo mubirebe mwitonze. Dufashe tugiye gushaka ibiteranyo by'ibiro bya soya turakenera. Dufata poroteyine twabonye y'ibigori abariyo dukoresha kuri soya, tugabanya igiteranyo cy'ibigori na soya biri kumwe, dukuba 100 duhita tubona ibiro tuzakoresha bya soya. Tugeze ku bigori, ibigori urafata igiteranyo cya poroteyine wabonye cya soya, ugabanye igiteranyo cya soya n'ibigori biri kumwe, nurangiza ukube 100 urahita ubona ibiro turakoresha. Kuri soya tubonye ko tuzakoreshamo ibiro 29.3 kilograms. Ku bigori tubonye ko tuzakoresha ibiro 70 n'igice kimwe n'ibice 7 kilograms. Ubwo bintu biteranyije byahita bivamo bya biro 100 turimo turakorera calculation. Abantu mwe ibi bintu murabona bikomeye? Yaba bikomeye ca muri comment tubwire, bidakomeye dukomeze. Gusa ubona bikomeye ivideo kongera kuyitangira, ndabizi neza kuraza gusobanukirwa kandi nakoresheje ibishoboka kugira ngo bibe bisobanutse rwose. Mu kugera aha ngaha tuba tumaze kubona bya biryo byacu bifite poroteyine ukeneye. Ngwibutse wowe ufite imishwi ukeneye gukora ibiryo bya starter feed, hari twashyize 19. Impamvu twarishyizemo nuko twakoraga ibiryo bya gorwa kandi gorwa zikenera ibiryo bifite poroteyine ya 19. Ahantu twakoresha 19, wowe uzakoreshaho umubare ushaka uboneka hagati ya 21 kugera kuri 24, kuko inkoko za starter feed zirya poroteyine ingana gutyo. Numara kuyishyiramo uzakuramo bisanzwe, ubura ukora ibifite poroteyine yawe ukeneye wahisemo. N'ubura ukora inkoko zitera, nawe icyo urakora urafata hari ahantu twashyize 19 ushyiremo ya 17 yawe 18 ya poroteyine wagennye gukorera inkoko zawe, aba ariyo ukoreshamo hariya. Ubundi ukurikize step by step ko twazikurikiye, ko twazirebye nkuko twazikoze. Nubona byagucanze ushobora kubasubiza video inyuma ukongera ugatangira kugira ngo usobanukirwe buri kantu na buri nguni twakoresheje. Ubundi ukikorera ibiryo byawe bihendutse ku giciro kitaguhenze. Reka noneho turebe ibindi bintu wakongeramo. Ngo hari n'abantu mujya mukunda summary. Wa wundi navuze ufite agakayi n'ikaramu ni ngiyi summary yayira calculation twari tumaze gukora. Iyi ni PDF yanjye, iki ni igitabo nakoze kijyanye n'iyi calculation ndetse y'ibiro 100. Mu minsi iri imbere nzatangira mbereke na website ngiye kujya ncururizaho bimwe mu bitabo biriho amasomo agiye atandukanye. Murabyumva amasomo yose ntago nyabahera muri video icyarimwe, ahubwo hari n'andi nshyira mu bitabo. Wowe ushaka kuba wareba yira calculation summary turangije, ni ngiyi calculation. Wowe wari ufite urupapuro wakongera ukabyandukura neza. Aha ngaha wahagarika video ukaba ureba ibyo ari byo ukabyandukura, ndetse aho uraza kwandukura nyuma. Reka dukomeze noneho turebere hamwe ibindi twabonye ibintu bigera muri 6 turi buze kuvanga. Tukaba tumaze kubona ingano y'ibigori turavanga ndetse n'ingano ya soya mu biro 100. Reka turebe noneho ibindi bintu twongeramo n'umumaro wabyo. Ibi twakoze byari byo gushaka poroteyine, ariko nko mubizi nkoko ntago zikenera poroteyine yonyine, zikenera za calcium ngo ku nkoko zitera murabizi. Hakabaho n'ibindi birimo ibitera imbaraga, ibirwanya indwara. Ibyo byose rero akaba aribyo tugiye kuba tugiye gukurikizaho mu cyiciro gikurikiyeho. Bivuze ngo igice cya mbere cya video gisa naho kirangiye. Reka turebere hamwe noneho ibindi bintu wakongera. Ubwo ni nginyongera zihereza bino biryo bwa bubasha nangwa se bwa budahangarwa bwihariye bwuzuye bungana n'ubwo wakuraga muri bya biryo bindi bitari ibingibi. Nikaze rero muri bino bindi. Ni karibu rero turebere hamwe ibindi bikoresho by'inyongera twongera muri bira biryo tumaze kubona. Tubyongeramo kugira ngo twongere ya karite n'ubundi na quantity y'ibi biryo. Nk'umuntu uri smart rero usanzwe wigira hano ku isoko y'ubworozi, wibutse ko wakanze subscribe, kuko utari wayikanda ongera uyikande, utarayikanze. Icya mbere muri bino bintu tuzongeramo ngiye kujya nkubwira ingano ya buri kintu tuzongeramo. Ibyongerwamo ngiye kukubwira ingano. Attention, ntago ari ibintu tuzakarikira,
ni ibintu bisanzwe bifite formula cyangwa se calculation yabyo isanzwe ihari. Ku biro 100 tukaba tuzi ngo turakoreshamo umunyu ungana gutya, tukaba tuzi ngo turakoreshamo ibishishwa by'amagi mu biro bingana gutya. Twakenera lime, ibishishwa by'amagi ufite no kutabikoresha kuko ahanini bisa na yino lime cyangwa se ishwagara. Ku bishishwa kakanze duhere hano ahambere rero murabona twashyizemo ibishishwa by'amagi. Proteine bigira twari twabivuze ko ibigira proteine, ariko ntago twigeze tuyitaho tubara proteine ahambere kuko n'ubundi turakoreshamo ingano ntoya, bivuze ngo ntacyo yakwangiza. Bigiramo proteine ya 33 muri byo. Turakoreshamo ibiro 2, muri bino biro 100 by'ubwatsi turakoreshamo ibiro 2 by'ibishishwa by'amagi. Mu gihe ufite ibishishwa by'amagi ndaza kubabwira impamvu n'ikindi kintu wabisimbuza. Intungamubiri zibibamo rero habamo icyitwa calcium ndetse na iriya proteine nko tubibonye. Ibyo nizo ntungamubiri ziba muri kino gishishwa cy'amagi. Ikindi kintu cya kabiri twabonye cyo turobwongeramo ni amakara. Amakara agira proteine ya 0, nta proteine abamo. Turaza gukoreshamo ikiro kimwe cy'amakara. Ano makara ni amakara y'ifu, urayasya akaba ifu. Turakeneramo ikiro kimwe cy'amakara. Ya makara y'inturusu, ya makara ameze neza, pana y'ibishyitsi. Nawe uze kugura ibikoresho uzagura, abo tubana muri groupe ya WhatsApp nabahaye isomo ribereka ibikoresho tuzagura no bikoresho bingana bimeze gute. Uzakoreshamo ikiro kimwe rero cy'amakara muri bino biro 100. Akamaro kabyo rero akaba ari kurinda imbiswi mu nkoko ndetse no gutunganya igogora cyangwa se igogorwa rya bya biryo yariye. Niko kamaro k'amakara, nicyo gituma tuyakoresha no kugira mbirinde za nkoko zawe guhitwa ndetse binafashe mu gogora. Uzakoreshamo ikiro kimwe rero cy'amakara muri bira biryo ibiro 100 turimo turakora. Icya gatatu tuzakoreshamo ishwagara cyangwa se lime. Ni ishwagara nta proteine ibamo, proteine 0, naho uzakoreshamo ikiro kimwe cya swagara. Swagara ikaba itanga ikanangwa se indungamubiri zibamo, hakaba habonekamo calcium. Calcium ifasha mu bijyanye n'amagi ndetse ikindi ikaba ikoreshwa mu gukomeza kw'amagufa kw'inkoko. Inkoko hahandi usanga ko zidakunze kuvunika cyane, bivuze ngo nuko ibyo biryo uzigaburira biba bifitemo lime cyangwa se yino calcium. Icya gatatu tuzakeneramo umunyu. Umunyu ukaba wifashishwa ahanini mu kugira ngo uhereze za nkoko appetite ndetse no kugira amaraso avura, amaraso yandi afata mu gihe inkoko icitse igisebe ndihora iri kuva ikaba yavura. Ibi bipimo ngubwiye nibyo uzakoresha mu biro 100. Ubwo ku muntu uzashaka gukora nk'ibiro 50 uzakoresha kimwe cya kabiri cy'ibintu ngubwiye. Gusa calculation yo uzayitaho nihira uko wabibonye, aho twakoresheje twakubyijana aho uzakubaho senkandi. Ibintu suruca abana koko. Wa muntu uri kwandika ni table byagufasha uramutse yanditse ukuntu imeze. Gusa iyo ushaka kwiga calculation neza, calculation umuhanga wo kuyiga ayiga anandika. Niyo mpamvu nabiberetse haranandika kugira ngo muze kubisobanukirwa, ariko nahanga ngira ngo muri bona buryo buri summary cyangwa se buri summarized. Kuri no table ya nyuma ngira ngo noneho ibyayo birasobanutse. Nk'uko urimo urabibona ni final table cyangwa se byose twabiteranyirije hamwe ese bizangana gute. Twabonye ko turakoresha soya ifite 45, dukoresha ibigori bifite 8.23, dukoresha ibishishwa by'amagi, amakara, ishwagara, umunyu, byose hamwe. Hano muri table noneho urabona ingano ya buri kimwe uri bukoresha. Hakurikiyeho ibiro 29 kugeza hasi, byose hamwe tubiteranyije byabaye ibiro 100. Kuri no table ngira ngo irakwereka buri kintu cyose aho byarangiriye. Ngira ngo wowe wabashije kuba wakurikira ino video, ngongere ngwibutse wakanze like wa muntu we. Ukanze like byagutwara iki? Wajya muri comment icyo kibazo utangiye kwibazwa cyandika muri comment, byagutwara iki wa muntu we? Comment ko njya nzanga ziri playing ngabasubiza. Iyi video wisharinze ku nshuti yawe y'umworozi byagutwara iki? Ngo umuntu waba ukeneye ngiyi PDF file iyo mba nakoze yino calculation ariko biri mu buryo bwa PDF cyangwa se as document, unyandike inbox ukambwira ati rwose mpereza iyo file ya PDF irimo iryo somo, cyangwa se nari rarindi somo ryose ukaza ukayinsaba ukambwira ati wampaye iyo file ukantamangahe nanjye ngajya kwigurira akantu ngajya kunywa amazi. Recording burajya kenshi nkunze recording ndi kwinywera amata cyangwa amazi, ngajya kwigurira itasi y'amata. Byagutwara iki nawe ngaguhereza bura bumenyi?
mu minsi iri imbere ndaza kubereka online store nshyiraho ibitabo, mujye mujyaho gusoma ibitabo bari ubuntu, keretse kukidownloadinga cyangwa se ugikeneye tukacyempurima tukakikoherereza aba ari ubuntu. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, tuze guhurira muri groupe yacu ya WhatsApp mu mwanya. Wowe rero wari ubonye video bwa mbere kuri zino channel, nitwa Isoko y'Ubworozi, yikorere subscribe ubundi ujye ubonera ibiganiro ku gihe, ubundi duhurire muri comment tubiganireho. Komeze mugire ibihe byiza, ciao ciao, Imana ibane namwe. Hari akandi kantu gatoya nari nibagiwe kandi nakingenzi ngo ku muntu ugiye guhita akora ibiryo. Mu gihe tutari twakora pratique y'ino video, hari abantu mugiye kwa mwifuje guhita mukora ibiryo aka kanya. Icyo ukora, ibi biryo mbere yuko bigaburira amatungo cyangwa se ujya kubikora kubivanga, urabisya. Izi mbungure uragenda ukazishesha, iyi soya ukayishesha, buri kimwe aba ari ifu. Wamara kubishesha ukabona ukabivanga, ibipimo nabaha ibipimo bya nyabyo ugomba kuvangaho. Icyo uzakoraho uzajya kubivangisha, numara kubivangisha ubone ubigaburire amatungo yawe, haba inkoko, dendo, uwa cyangwa se n'andi matungo y'ibiguruka. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.